numvise inkuru zawe z'uko wajya ubabarira Dawidi umugaragu wishimira. Numvise inkuru zawe uhamagarira abantu kwihana kandi ukabababarira. Nyiringabo Imana rero ndakwingingira kugira ngo ukuboko kwawe ukore kuri buri wese. Uwiteka Nyiringabo Imana, imbabazi zawe zikore ku basore. Bavandimwe, uyu munsi tugiye kuganira ku mbabazi z'Uwiteka. Turagirwa inama yo guhindukira Uwiteka, turagirwa inama yo kuva mu byo twakoraga maze tugahindukira Uwiteka kugira ngo dusukurwe, duhindurwe bashya mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe rero tugiye kwiga ku mbabazi z'Uwiteka. Uyu munsi rero imbabazi z'Uwiteka ndagira ngo tuze gusenga n'Imana kugira ngo nawe imbabazi z'Uwiteka zikugireho, ariko nawe ucishe bugufi umutima, usubize inyuma ubwenge, usubize inyuma ibitekerezo, wumve aho wahemukiye Uwiteka, aho wagiye kure y'Imana, aho witandukanije nawe kugira ngo nawe ubashe gusaba imbabazi, ubashe kubabarirwa. Rero reka twifashishe Bibiliya yera, tugende tureba imbabazi z'Uwiteka, tugende tureba imbabazi z'Imana, tugende tureba uburyo Imana yagiye ibabarira abantu. Uyu munsi nawe ugirirwe imbabazi, ugirirwe ubuntu bwo kugaruka mu maso y'Imana yera, kugira ngo imbabazi zayo kuko yagendaga izigirira abasokuruza, uyu munsi natwe itugirire neza. Zaburi 174 umurongo wa 11 haranditse ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Ni ukuri uyu munsi Kristo nawe arakurindiriye, ategereje kuhindukira ukamugarukira, hanyuma nawe akakubabarira. Muri iyo zaburi koko y'145 umurongo wa 9 haranditse ngo Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Haleluya. Uyu munsi ntabwo uhejwe, nanjye simpejwe ku mbabazi z'Uwiteka, ahubwo igihari ni uko natinye guhindukira. Satani aracyantwaje igitugu, ndacyari mu businzi, ndacyari mu busambanyi, ndacyari mu bugambanyi, ndacyakira ruswa, ndacyafatana, ndacyatoteza uwo twashakanye, ndacyahisha imitungo uwo twashakanye, ndacyafite ibintu bibi byose ntashaka kureka, ndacyagendana n'abakobanyi, ndacyagira ibiganiro bibi. Ibyo byose Uwiteka kureba ntakwishimire. Uyu munsi arakubwira ngo imbabazi ze ziri kuri bose kandi zibabarira byose. Niyo mpamvu rongera ngo twigane imbabazi, twibaze ngo ese nanjye Uwiteka yabasha kumbabarira ibintu byose nagiyemo? Ibyo turabisubizwa n'igisubizo kiri muri Zaburi 138 umurongo wa 8. Haravuga ngo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, ntureke imirimo y'intoki zawe. Cyase kuvuga ngo Uwiteka ahorana imbabazi, ategereje ko nawe uyu munsi umugarukira, uzi imbere ye ukamusaba imbabazi, akakubabarira. Muri Zaburi 136 umurongo wa 24 haravuga ngo idukiza abanzi bacu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Bishatse kuvuga iki? Uyu munsi nawe ufite Satani ugutwaza igitugu, ugushora mu busambanyi, ndashaka ko uyambura uwo mwuka, ndashaka ko uyu munsi uvuga ngo birarangiye, uyu munsi birahagaze, kuko Kristo ku musaraba yavuze ngo byose ndabirangije. Imbabazi zari zibonetse, imbabazi zari zitanzwe kubw'ibyaha byacu. Ndabizi neza ushobora nawe kuba uri mu businzi bwawase, ariko uyu munsi Nyiringabo Imana aravuga ngo ntabwo igihe kirarenga, nugarukira aho uri, uyu munsi ndakubabarira. Ushobora kuba nawe rero ibi byose byangwa n'Uwiteka ubibamo, ariko uyu munsi Nyiringabo Imana avuganye nawe amagambo akomeye, arakubwira ngo ugaruke, arakugirira neza. Rero ndabanza nkubwira imirimo ya kamere, ubanza usobanukirwe ngo mbese ni ibiki mbamo bituma ntasabana n'Uwiteka uko bikwiye. Ibyo rero turabisanga mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abagalatiya. Turareba igice cya 5 kuva ku murongo nyine wa 16 tugeze ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo
batazaragwa ubwami bw'Imana. Ibyo byose rero mumaze kumva ni imirimo ya kamere. Ibyo byose bidutandukanya n'Uwiteka Nyiringabo Imana. Ariko uyu munsi tuje kwiga ku kamaro k'imbabazi. Uyu munsi turi kwigira mu insanganyamatsiko ivuga ngo inyungu ziva mu gusaba imbabazi. Inyungu rero ziva mu gusaba imbabazi ni nyinshi cyane. Reka dusome ubutumwa bwiza bwo ku Ngoma za kabiri, turasoma igice cya 30 umurongo wa 9. Haranditse ngo nimugarukire Uwiteka, bene wanyu n'abana banyu bazagirirwa imbabazi, n'ababajyanye ari imbohe bazagaruke muri iki gihugu, kuko Uwiteka Imana yanyu igira imbabazi n'ibambe, kandi ntizabirengagiza ngo ibahe umugongo nimuyigarukira. Haleluya! Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ryamamare cyane, rihimbazwe, kubera ko uyu munsi iri ni ihamagarwa ryo gusaba imbabazi. Abantu bacire bugufi Imana. Nta gihe kirarenga, imbabazi ziracyariho. Uyu munsi hano Uwiteka aravuga ngo nimungarukira, bene wanyu n'abana banyu bazagirirwa imbabazi, n'ababajyanye ari imbohe bagaruke muri iki gihugu, kuko Uwiteka Imana yanyu igira imbabazi n'ibambe, kandi ntizabirengagiza ngo ibahe umugongo nimuyigarukira. Uyu munsi rero hari byinshi, hari amahirwe tutarageraho kuko twanze gusaba imbabazi. Ntabwo ariko ngo nidushaka kugarukira Uwiteka azahindukira turebe, ntabwo yadutera umugongo. Niyo mpamvu uyu munsi duhamagarirwa gusaba imbabazi. Iyo tugiye kongera kureba uyu munsi nk'uko turi kwiga ku mbabazi, tukajya kuri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 16 kugeza ku wa 20. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire n'abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umwera bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Haleluya! Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Haleluya! Uwiteka Nyiringabo Imana ari kuduhamagarira gusaba imbabazi. Aratubwira ngo duce bugufi, aratubabarira. Nta cyaha Uwiteka atakubabarira. Uyu munsi ndakwingingira kugira ngo aho ugeze ukora icyaha, aho ugeze ucumura, aho ugeze wumva wagiye kure y'Imana, uyu munsi uhindukire. Hari aho wagiye mu bapfumu wishakira ibindi bigirwamana, hari aho washatse kwambaza izindi mana, ariko Uwiteka arakubwira ngo garuka, ugarukire aho ndakubabarira. Hari aho wagiye kure mu businzi, ubusambanyi n'ubusambo, mbese ya mirimo yose ya kamere nk'uko namaze kwisobanura, ariko Nyiringabo Imana arakubwira ngo garuka. Ariko ngo niwanga kwihana, ngo inkota izakurya, ariko niwemera kwihana, uzarya ku byiza byo mu gihugu. Imana itugirire neza. Ndacyavuga imbabazi z'Uwiteka, turazikura mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Turasoma umutwe wa 15 ku murongo wa 30. Umwana w'ikirara yacumuye, ariko yigira inama yo kugaruka gusaba imbabazi, kandi arababarirwa. Umurongo wa 21. Uwo mwana aramubwira ati, data, ndacumuye ku yo mu ijuru no ku mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Urumva yari afite umutima uca bugufi, yari afite umutima wihana, ari wo watumye umubyeyi aramwakira, aramubabarira. Ni ukuvuga ngo Imana ni umubyeyi, niwe mubyeyi mukuru. Ariko uyu munsi arabizi ko wacumuye, arabizi ko ugeze kure mu bicumuro, arabizi ko washayishije, arabizi ko ugeze kure umucika. Ariko uyu munsi arakubwira ngo garuka kubw'imbabazi zanjye, ndi bukubabarire. Haleluya! Imana y'amahoro itugirire neza. Icyamukumva ubutumwa, icyamukumva imbabazi Uwiteka ari kuguhamagarira, ni za mbabazi zigira ubuntu, ni za mbabazi zizaturisha ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, nk'uko Yesaya yabitubwiye. Reka twongere turebe ubundi butumwa bwiza nabwo buvuga ku mbabazi. Turagumana nanone mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Turareba mu gice cya 23, turebe ku murongo wa 39 tugeze ku wa 43.
haranditse ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo umugome yihana. Umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati si wowe Kristo, ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mucyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe nawe. Tweho duhorwa ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Yesu aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Haleluya! Urumva ko hano Kristo arababarira, yazanywe n'imbabazi. Hano yari ari ku musaraba. Nibutse ko Kristo yabambwe, hanyuma uwitwa Baraba akabamburwa. Baraba yarahagarariye abanyabyaha bose, kubera ko Kristo umusaraba yikoreye wari uwa Baraba. Uwo Baraba yari kwikorera akajyana inyabihanga akawubambwaho, niwe Kristo yikoreye. Rero Baraba ahagarariye twese abanyabyaha. Hanyuma ngo Baraba ararekurwa, Kristo aba ari we ubambwa. Bishatse kuvuga iki? Imbabazi zahereye hariya. Imbabazi z'umusaraba, Kristo kwikorera umusaraba atarakwiye kwikorera w'ibicumuro byacu, nicyo gituma uyu munsi imbabazi yazanye aracyaziduha. Rangamira umusaraba, ube munsi y'umusaraba, umwugurira amaso, umwegurira ibyawe byose, umwegurira umutima, uvuge ngo Yesu Kristo, I surrender, ndarambiwe, ubusambanyi ndaburambiwe, kwiba ndabirambiwe, ubusinzi ndaburambiwe, ubugambanyi ndaburambiwe, ibintu byose, ya mirimo yose ya kamere nk'uko twayibonye mu Bagalatiya. Mubwire ngo ndayirambiwe, ndashaka kuntabara, ndashaka kunkiza. Nk'uko wagenjereje uyu muntu wari ubambanywe nawe, uyu muntu wari ubambanywe na Kristo, arashushanyage nawe mu byaha byacu, wemera agaca bugufi. Yaramubwiye ngo ndakubwira ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Haleluya! Imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo ziganze mu izina rye. Uyu munsi rero urahamagarirwa gusaba imbabazi, urahamagarirwa guhindukirira Kristo, urahamagarirwa kureka ibibi wabagamo. Imbabazi ze ziracyariho, aremera kukubabarira kandi aragusezeranya ibyiza, kuko ngo uwemera agasaba imbabazi nizo za mbuto na bya byiza byo gusaba imbabazi, murabana muri paradizo. Iyo umaze kwicuza, umaze gusaba imbabazi, Kristo aguha izindi mbaraga, aguha imbaraga z'umwuka wera, ugatangira kumwizera, ukagendana nawe, ugatangira ukagira za mpano zose nk'uko azigaba ziri mu Bakorinto ba mbere umutwe wa 12, ugatangira nawe ukabana n'ijuru, ugatangira ugasabana n'ijuru. Izina ry'umwami wacu rihirwe hejuru. Hanyuma rero tukireba ku nyungu cyangwa se ku byiza byo gusaba imbabazi, ntituze kwirengagiza muri Yoweri. Turaza kureba muri Yoweri igice cya 2, turava ku murongo wa 12 tugere ku wa 18. Umva amagambo y'Uwiteka. Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muborohoke. Yesu, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo yihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Iyo dukomeje tugasoma tukagera ku murongo wa 18, haravuga ngo maze Uwiteka agirira igihugu cy'ishyaka ababarira ubwoko bwe. Maze Uwiteka agirira igihugu cy'ishyaka ababarira ubwoko bwe. Ni ukuvuga ngo iteka ryose iyo ugize ishyaka ryo guhindukira Uwiteka, ugahindukira ku musaraba, ugasarandinga bya bibi byose wakoraga, umunsi arakubabarira. Uwiteka ahorana ishyaka ryo kutubabarira, kandi twabibonye nguba usabye imbabazi azababarirwa, ngo kandi inkota ntizamurya, ngo azarya ku byiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, ubwo twabibonye muri Yesaya. Ariko ngo kandi ngo si ibyo gusa, azagirirwa n'ubuntu bwo kubana na Yesu muri paradizo. Haleluya! Reka dusengane Imana. Uyu munsi ushobora kuba wumvise ubu butumwa, ukaba wumvise
ukaba wumvise urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ukaba wagiraga ishyari, wiremaga ibice, waciraga imanza abantu, wasambanaga, warogaga, wakoraga ibiteye isoni n'iby'isoni nke, ariko uyu munsi Nyiringabo Imana reka duha amahirwe, yenda urumva utsinzwe, urazamura ikiganza aho uri kugira ngo Nyiringabo Imana uyu munsi nawe akubohore, uyu munsi akubabarire, uyu munsi akugirire neza. Mwami Nyiringabo Imana, mu izina rya Yesu, tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva ubutumwa bwawe, tumaze kumva ubutabazi bwawe, tumaze kumva ubuntu bwawe, tumaze kumva imbabazi zawe, tumaze kumva inyungu zo gusaba imbabazi. Mwami Nyiringabo Imana, abenshi bumva ubutumwa Mwami uyu munsi baratsinzwe mu mitima, hari abishuye mu busambanyi, mu businzi, hari abishuye mu busambo, ndetse n'abagiye mu butinganyi, ababaswe no kwikinisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, n'ibindi bisa bityo, n'ibindi Mwami byose bitera umuntu kurimbuka. Ndinginga imbabazi zawe uyu munsi Nyiringabo Imana, umanura umwuka wera asange buri muntu wese ahari, hari kumvira ubutumwa, hari abari imbere mu gihugu, hari abari hanze yacyo. Mwami Nyiringabo Imana, ndakwingingira kugira ngo ubereke uruhanga rwawe, ubereke imbabazi zawe uyu munsi, ntubatere umugongo mu izina ryawe Kristo. Ndakwingingira kugira ngo umanukane imbabazi zawe. Numvise inkuru yawe Mwami, uko wababariye warubambwe ku musaraba, musezeranya paradizo. Numvise inkuru zawe z'uko wagiye ubabarira Dawidi umugaragu wishimira. Numvise inkuru zawe uhamagarira abantu kwihana kandi ukababara.